Ikaze none mu kiganiro Discovery kuri Inside Rwanda TV. Uyu munsi rero turakibanda mu mujyi wa Kigali. Twasuye umwe mu bantu bazwi hano mu Rwanda bafite amateka bijyanye n'umuziki nyarwanda, waririmbye wafashije umuziki nyarwanda kugeza aho ugeze ubu, uzwi ku mazina ya Alemuko. Tugiye kujyana ikiganiro, twamuganirije yadusobanuriye byinshi, harimo imishinga yatangije yo gufasha abana batishoboye bafite impano zo kuririmba, yasobanuye byinshi ndetse nuko abona umuziki nyarwanda n'icyerekezo cyawo. Mukurarinda, ikaze mu kiganiro Inside Rwanda TV. Murakoze cyane. Nk'umuntu ufite amateka mu muziki nyarwanda, ahora uhangayikira iterambere ry'umuziki nyarwanda, kuri ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bagiye bakubona mu bikorwa bitandukanye byo gufasha umuziki, bakageraho bakaba bakubuze gato ubwo utari kubarizwa mu Rwanda. Kuri ubu ni iyihe nkuru nshyashya bitega iki? Nk'uko bivuze, nibyo kuko maze igihe ntari mu Rwanda, ngira ngo ejo bundi tariki ya 30 z'ukwa 12 hazaba hashize imyaka 2 yuzuye mvuye ino. Ndumva ntagikora mu Rwanda, ariko ntabwo bifuza kugaruka, ndetse niyo mpamvu umunsi twicanye turimo tuganira ku birebana rero n'ibyo bikorwa. Navuga yuko hari igikorwa nari nasize ntangiye cyo gufasha abahanzi bafite impano mu gihugu hose. Yaho iki gikorwa tugikoze inshuro ebyiri, byabaye ngombwa ko njya kuba mu mahanga, gisa n'igisubitswe. Mbere yuko ngenda, nibura abari batsinze iryo rushanwa twashyizeho twise Hangahiga, abari batsinze mu cyiciro cya mbere bari bamaze gukorerwa indirimbo ebyiri. Izo ndirimbo zarasohotse, nyinshi n'abantu baranazikunda, ndetse harimo na bamwe twabashije gukorera uduclip video twakoreye muri studio. Turi kuri YouTube, turi kuri website yanjye, ku buryo abantu barazireba n'ubu ngubu. Uyu munsi turimo tuvugana ndacyabona commentaire, ariko ku rundi ruhande ndetse n'igihe cyari kigeze kuko byari bimaze kuturemerana, turimo dushaka uburyo twabona umuterankunga. Ubu hari abo twaganiriye, ariko harimo by'umwihariko uwo turi kuganira ubu ngubu. Tubona yuko biramutse bigeze neza, abantu bakumvikana, mu mwaka utaha wa 2018 twakorana noneho iryo rushanwa rikongera gasubira. Nanjye muri imyaka 2 maze mba hariya, ubona uko ngomaze kwiorganiza, mfite uburyo nkora, mfite uburyo akora, uko twita ku bana urabizi hariya nta mukozi nta byose no kubyikorera. Ku buryo rero umuntu amaze gushyika hamwe n'uwo muterankunga twumvikanye rwose, mu mwaka utaha wa 2018 ibintu twabikomeza kuzenguruka mu gihugu nk'uko twabitangiye. Abahanzi bafite impano, badafite ubushobozi, bakora ibihangano abanyarwanda biyumvamo, ndetse no kureba uburyo abari batsinze mbere nabo dukomeza kubafasha kugira ngo tugere kuri nabo twari twihaye yo kubagira abahanzi babigize umwuga, ugira icyo bamarira ndetse ukamara n'igihugu akamaro. Unyurire muri make ya bimwe mu bibazo wabonaga mu muziki nyarwanda byari biwugarije kugira byo gutangiza Hangahiga. Uravuze ngo nuko nabonaga wenda aho umuziki wacu ugana hatari heza. Ubivuze mu gifaransa bita diplomasi, ariko ahubwo waganaga ahantu habi, tugeze no kugikomozaho tuvuga tuti ni gute n'ibihangano dufite n'abahanzi dufite n'uburyo butandukanye bwo kuririmba n'uburyo butandukanye bwo kubyina dufite hano mu Rwanda, by'umwihariko turusha n'abandi banyafurika, twebwe tutagira umuhanzi urenga umutara. Impamvu rero numva nabonaga hari icyo kibazo, nuko nabonaga abahanzi bacu ntabwo tuvuze yuko batazi kuririmba, ntabwo tuvuze yuko batazi guhanga ngo bandike ibihangano, ntabwo tuvuze yuko batazi guhanga mu ndimi zitandukanye n'iz'amahanga, barabizi. Ntabwo tuvuze ko batazi gukora injyana z'ahandi, barabizi. Ahubwo aho ngaho niho hari ikibazo, ni ukuvuga ngo bibanda ku njyana z'ahandi bakananirwa kwita ku njyana z'iwabo, arizo zifite agaciro, arizo abanyarwanda bakwibonamo, bakabashyigikira, bagatuma barenga umutaro. Nawe se urafata ibihangano byo muri Nigeria, urafata ibihangano byo muri Amerika, hip hop, none se ba nyirabyo bo wibwira yuko uzapfa kubarusha? None se urakora ibyo bihangano
bakubwiye yuko mu Rwanda abanyarwanda muri rusange ndavuga bafite ubushobozi bwo kuba bagura indirimbo yawe, abafite ubushobozi bwo kuba bajya mu gitaramo cyawe, wabanje kubitekerezaho ngo umenye ngo ibyo bihangano nibyo bashaka, none nubishyira hanze babikunde babigure. Ni ukuvuga ngo umuhanzi agomba kubanza kwibaza ngo arahangira nde. Nuhangira abanyarwanda muri rusange bafite ubwo bushobozi, bazavuga ati ibihangano ndabikunze, nashyira n'indirimbo hanze nzayigura. Badusobanuye byinshi, hari imbogamizi ku muziki nyarwanda. Ni ari mukuru ari natwe twamusuye mu rugo, yadusobanuye byinshi nk'inzobere mu muziki nyarwanda, umuntu ufite inararibonye, nk'umuntu watembereye ibihugu byinshi akamenya ko umuziki waho ukora. Murakoze cyane rero, mwari mwakurikiye ikiganiro. Imana ibahe umugisha, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.